ubwo abafashe umujinya asubira hanze nibwo yongeye akubita grenade mu idirishya noneho kuko twari twamaze kujya munsi y'intebe iyo grenade iramfata hano inyuma imfashe rero ahita yinjira noneho yinjira avuga ngo niba mutabikoze ngiye kubyikorera batangiye kurasa bararasa nta mbabazi witwaga Sylvestre niwe nawe wavuze ati akomeje kuvuga ati ntago kugeza n'ubu muri tandukanya abahutu ari abatutsi hariya aterega twakubwiye ko nta bahutu n'abatutsi barimo hano muri ishuri twese turi abanyarwanda. Mu ijoro rya tariki ya 18 ukwezi kwa gatatu umwaka w'1997 ijambo ryavuzwe cyane ni twese turi abanyarwanda. Aya ni amateka y'abana b'Inyange bari mu cyiciro cy'intwari z'Imena. Ni amateka yanditswe n'abana b'abanyarwanda nk'uko mwabyumvise. Abari bafite imyaka myinshi bari bafite imyaka 22 y'amavuko. Iki kigo ikigo cy'amateka twibukiraho ubutwari bw'abana b'Inyange cyangwa se bw'abanyeshuri b'Inyange. Ubwo butwari buvuze iki? Hari umugambi mubisha wahabereye cyangwa se ugizi bwa nabi bwahateye mu mwaka w'1997 ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu. Hari igitero cy'abacengezi cyateye kuri iki kigo akaba ariyo nkomoko y'iryo zina ubutwari bw'abana b'Inyange. Tukaba turi mu cyiciro cy'intwari z'Imena. Ndumwe rero mu banyeshuri bahigaga kandi ndumwe muri izo ntwari z'Imena. Nge narigaga mu mwaka wa 6 ariwo hano twicaye. Ngabari udushushanyiriza iryo joro ni ijoro ryatangiye rite ni ijoro ryari rimeze rite? Iryo joro bitangira twebwe twari tuvuye kurya. Twari tuvuye mu masaha yo kujya kurya uko bisanzwe turazamuka tugarutse muri etide hari hafi saa mbiri agana saa mbiri niho twumvise urusaku rw'amasasu menshi cyane akwiriye kino kibuga cyose. Twumvaga ari urusaku rwinshi. Twebwe tukibyumva twagize ngo ni abasirikari b'ingabo z'igihugu cyacu basanzwe bari kuducungira umutekano. Ntabwo batwumvaga dufite kuko twari dutuwe n'ubundi tubabona, ariko twumva biragenda byiyongera, urusaku rwiyongera kandi urusaku rudusatira. Nibwo twumvise hano hirya hari ahantu hacurizwaga ibikoresho by'abanyeshuri, udukayi, udukaramu, utuntu twa hafi gutyo. Twumva barakubise, n'umuzamu wari uhari niwe bari bishe. Leta twumva ko bihinduye isura. Ngewe rero nari nicaye hafi ya ririya dirishya. Batera grenade, bayiteye duhita twimuka. Abanyeshuri batangira kwisha mu ntebe. Abasirikari babiri bahita binjira mu ishuri. Umwe yari yambaye ibishenete by'amasasu afite n'imbunda, bahagarara mu muryango. Umwe yari yambaye teni ya gisirikare, undi nabonaga yambaye civile ya matiriningi y'amashashi. N'ubu amaso mbasha kumura kuko amatara yo yarakaga. Noneho akinjira yinjira avuga ngo abahutu hari abatutsi hariya. Noneho uwitwaga Chantal yicaraga hano imbere ku ntebe y'imbere, ndibuka ko yicaga mu yandi ariko hano imbere. Bakimara kuvuga ngo abahutu hari abatutsi hariya, yarahagaze hano imbere rwose avuga ngo abahutu hariya abatutsi hariya, mbese nkavuze bamwe iburyo abandi ibumoso. Uwo mwana twari twicaye gutya twiga nk'ukuri, amakaye yarambuye gutya. Tugejeje mu gihe cyo kwiga rwose twari dutuje cyane. Aravuga ati nta bahutu barahana n'abatutsi bahari, twese turi abanyarwanda. Tugira ngo nitwumva ko ari ibintu bikomeye, ariko aravuga ngo si vous refusez vous allez me voir. Ubwo abafashe umujinya asubira hanze nibwo yongeye akubita grenade mu idirishya noneho kuko twamaze kujya munsi y'intebe. Iyo grenade iramfata hano inyuma imfashe rero ahita yinjira noneho yinjira avuga ngo niba mutabikoze ngiye kubyikorera. Batangiye kurasa bararasa nta mbabazi.
uwitwaga Silvestre niwe nawe wavuze ati, akomeje kuvuga ati ntabwo kugeza n'ubu muritandukanya abahutu hariya abatutsi hariya, ati reka twakubwiye ko nta bahutu n'abatutsi barimo hano muri iri shuri, twese turi abanyarwanda. ari Silvestre cyangwa Silvestre nawe bamurashe mu nda cyane, nawe yarapfuye muri abo bana bapfuye. Chantal ubwo baramurashe arapfuye, barasa witwaga Mukambaraga nawe yaricaye hariya, witwa Florence wari wicaye inyuma yiwe, barasa mu ivi nawe kajya abwira uwo bapfuye atigiraho ndambura akaguru karamuryaga, barandasa barinjira bahita bandasa, ubwo binjiye gutyo nyine bahita barasa akaguru baragaciye, na ya grenade yafashe byose ngiye mpita numva ko mpfuye birangiye. Ubwo rero bakomeza kurasa abandi bakomereka, ariko ntabwo twatakaga. Uko nyine twemeye gupfa, nta watatse amagambo mbese yavuzwe nayo ngayo gusa, bararasa. Ariko kuko bagiraga vuba ngo hari yenda bavuga bati baragira baboneza bajya mu wa gatatu, twe twari tuzi ko ikigo cyose bakirashe, mbese nta banyeshuri bakiriho. Kuko nari mfite na murumuna wanjye wiga mu wa mbere, narabazaga ngo ese aracyariho, ko numvaga bo barangiye, nubwo nanjye nari ndyamye aho ngaho, ariko numvaga ko barangiye, mbese nta muntu ukiri ku iki kigo. Kandi tukumva hari kugira ngo bagere muri iki kigo nta bundi butabazi hari buhari, twibazaga buryo ki baba batugezeho, tukavuga tuti buno wakira hari ntiyabona hano akira hari yenda igihugu bagifasha. Ariko mu kanya gato cyane tubona ingabo z'igihugu cyacu barahageze, hagira umusirikare umwe aratubaza ati ese bashaho nta warokotse ngo turebe uko twabageza kwa muganga? Tubanza gutinya turaceceka, ariko ubwo baje bitwaje intwaro zose, amafuni, amashoka, imihoro, kuko wabonaga ko n'igihe cyabaye gitoya, ubundi bagombaga no gukoresha ibyo byose, utabashe gufatwa n'isasu bakabakubita n'ubwo bufuni n'ibiki. Ariko kubw'igihe icyo cyaturokoye, kuko bahise bajya muri wa gatandatu, naho twumva ko amateka yabaye nka yacu nabo bagezemo. Barababwira ngo abahutu hari abatutsi hariya, bakomeza rya jambo dugasari nk'abaryigishijwe, baravuga ati nta bahutu n'abatutsi bari, twese turi abanyarwanda. Witwa Mukarutwaza Serafina niwe bahereyeho, baravuga ati twabiboneyeho aka gatutsi ko twakabonye, n'ubundi kwiriwe kedegembye hariya ku ishusho ngo yarerekeje mwene nyina, baba ari we baheraho baramwica. Uwitwa Benimana Helena hari yenda twaravuze tutashobora kuba hari we yari amenye, kuko uko biri kose bano bacengezi hari igihe babaga ari aba hano hafi, kuvuga ati nawe ko kuranyishe, ngo ahita nawe amwica. Witwa Ndemeye niwe warwanye, none aravuga ati nta gupfira mu ishuri, arwana asohoka, abandi babona ukuntu basohoka, bamurasiye hariya hanze. Ariko n'abandi bararwana basohoka bakomereka, bamwe babateramo amagrenade bagira. Twebwe twari tukiryamye aha ngaha, abashe kurira amadirishya bagasimbuka, ariko n'ubundi bakabakurikiza amasasu. Ubwo rero aho ingabo umusirikare aziye, umwe muri twebwe witwa Manuel aramubaza ati muri abasirikare b'u Rwanda koko ntabwo mutubeshya, kuko nta cyizere twari tubafitiye. Ariko nubwo yaravugaga ati na kugira ngo bumve ko tukiri mu mwuka baturangize, ati ni ukuri turi abasirikare b'u Rwanda ntabwo tubabeshya. Ko yagaragaraga nta n'imbunda ahetse, ubwo yari afite uburyo ki ayibitwaye kugira ngo hari yenda tudarangira guhamuka. Ubwo nibwo batangiye kureba abapfuye, baturambura hari imbere, abakiri bazima bakomeretse babatandukanya n'abapfuye. Iri shuri ryari ryuzuye amaraso yuzuye no hejuru, umuntu wese wahagiraga yarariraga abonye amaraso, kandi twari dukomeretse tubabara bikomeye cyane. Noneho niho twajyaga twatatse, niho umubabaro wari uje, ariko mbere ntabwo twatakaga. Hano hakurya hari gereza, ahangaha mureba hariya abantu bari kuzamuka, hari gereza, kuko nawe baragiye bakingura abanyururu bari barimo ngo babajyana, bamwe bagiye bagaruka n'abandi barakomeje simbizi. Ubwo rero aka karere kakagira n'andi mateka mabi, ko bafashe kiliziya hano hakurya, kiliziya y'Inyange, umupadiri wari uhari witwa Seromba abategeka ko bayiriturira hejuru, abatutsi bari bayihungiyemo 94 babayibaririraho bayaragira. Hari ubwo mvuga ko aka karere n'ubundi ubugome bwari bukirimo. Hanyuma abacengezi nyine
bari bafitanye kominikasiyo uko biri kose n'abaturage bahanga, kuko ntabwo bapfuye kuza ngo bahite bitura gutya, bagiye bafite ahantu bagiye baturuka, bafite ibyitso bakabasha kugera. Ubwo bugome rero bakoraga nubwo ari twe babukoreye, ariko n'ubundi bashaka kwangiza igihugu, bashaka navuga nko gutesha umutwe kugira ngo bakomeze bice, kwica urubyiruko uba wishe amaboko y'igihugu uko biri kose, ugiciye intege. Ibijyanye no kuba mwari mwarigishijwe gahunda ya Ndi Umunyarwanda, Ndi Umunyarwanda yari yatangiye icyo gihe, n'izindi ndangagaciro mwari mwaratangiye kwiga ku buryo mwumva ko mwagize imbaraga n'umutima wo kuvuga ngo reka tureke kwitandukanya? Njyewe mbona ikintu cyadufashije, nta gahunda ya Ndi Umunyarwanda yari yagatangiye, ahubwo yatangiye icyo gihe. Ndi Umunyarwanda numva ari icyo gihe yatangiye kuri twebwe tuvuga iryo jambo ko turi Abanyarwanda. Ikintu cyagiye kidufasha, ikintu cya mbere twarakundanaga, wabonaga harimo gukundana. Buriya abantu benshi bafite urukundo burya ruhatse ibintu byose. Urukundo iyo ukunze umuntu nta kintu kibi wamwifuriza. Njyewe nabonaga buryo kitubayeho kuri iki kigo, twari dufite umuyobozi yitwaga Barihuta Aime. Aracyariho? Aracyariho, yigeze no kuba burugumesitiri ahitwaga ku Ntenyo hariya, yimuriwe mu yindi mirimo. Yakundaga kuduteranya buri gitondo mbere yo kwinjira mu mashuri, habaga arasamburoma hano hejuru, akatutoza umuco, disipurine imwe, akadutoza gukundana ku buryo hari nta kintu cyitwa amoko cyarangwaga aha ngaha, kandi urabona hari vuba cyane. Agenda tuganiriza, agenda duha ibiganiro byiza mu igitondo buri gihe twavaga kunywa igikoma tuzamuka tuzi ko tugomba kuza, hari n'uwakera wazayabundaguza, ariko uwo muco arawudutoza. Hanyuma nkabona ikintu cya mbere, urwo rukundo twari dufite ntabwo rwari gutuma twitandukanya. Ikindi, hano hari gusenga cyane, gusenga nayo ari inkingi, habe mu Baprotesita habe mu Bakatolike, byari bifite imbaraga cyane, kuko mbere yo gutangira amasomo twarasengaga, mbere yo kuryama twarasenga mu madotware. N'ikindi gihe hari ugusenga gufite imbaraga, kumva abantu bakunze Imana kandi noneho bakanakundana. Ibyo bigenda bidufasha. Ikindi cyadufashije, twasaga nk'aho turi bakuru. Jenoside yabaye tuyireba 94, tubona abantu bapfuye, inshuti zacu, abanyeshuri bagenzi bacu twiganaga, ababyeyi gutyo. None ibyo byose nabyo wareba ababikoze, wareba ushyize muri logique, ukabona nta nyungu, mbese twari tugeze igihe cyo gutekereza ko nta nyungu y'ikintu kibi. Ari nacyo nabwira urubyiruko rw'iki gihe, umuntu wese ukwigisha gukora nabi aba ari umugome, kuko nta ikintu kibi kibyara ikibi, ariko icyiza kigira ingaruka nziza. Kwanga ibibi, hari n'umwarimu wari uri aha ngaha witwaga Murigande, yaritahiye, niwe wajyaga akunda kutwigisha hano, yatwigishaga religion, akavuga ngo éviter le mal, faire le bien. Akajambo yakunda kuvuga cyane, gasobanuye ngo urwanye ikibi ukunda icyiza, ukora icyiza. Éviter le mal, faire le bien. Urwanye ikibi ukora icyiza. Ibyo rero nabyo tugakunda kugateramo mugarya, ariko tubona ko byagiye bitwubaka ibyo byose. Ikintu cya mbere rero ku urubyiruko rwo muri iyi minsi, njya mvuga ngo rufite amahirwe. Icya mbere, rufite ubuyobozi bwiza buyobowe na nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu Kagame Paul. Akunda urubyiruko, akunda kurugira inama nziza, kandi uyu mubyeyi turamukunda pe. Uyu mubyeyi wamwigiraho nta n'ikindi, niyo mpamvu mvuga ngo kwigira ku bintu byiza. Aya mateka igituma muyakurikirana mugashaka kuyacukumbura, ni uko mwumvise ari amateka meza y'abantu bagerageje kwanga ibibi bagakunda ibyiza. Urabona nababwiye ko hano hakurya ari hafi cyane, kandi imyaka iregeranye. Amateka mabi yabaye hakurya, ntabwo iruhande rwa hari yakwiye kuvukira amateka meza gutya. Ariko igitangaza ni uko amateka meza n'amateka mabi bibangikanye. Amateka mabi yo gufata kiliziya bakaritura ku bantu bakabica, arenga ibihumbi n'ibihumbi,
ariko amateka meza yo kwanga kwitandukanya, abana bato cyane bakabasha guhagara ku kintu kimwe akavuga ati twese turi abanyarwanda. Uko rero niko urwo rubyiruko rwo muri iyi minsi rwakwigira ku bintu byiza bakanga ibibi. Nicyo kintu nababwira, umuntu wese ukoshya gukora ikintu kibi aba ari umukuru, aba ari umwanzi. Ariko ukubwira ikintu cyiza ujye ukunda ibyiza wanga ibibi. Kuko n'abantu babikoze kugeza ubu abenshi ntibanariho, niyo yewe bagiye bicwa n'ibintu bitandukanye. Iki kimenyetso gisobanura ubumwe bw'abana b'Inyange, unity yabo nyine. Urabona kuri ya maboko agiye afatanye, uko kwanga kwitandukanya kwabo bigaragazwa rero n'iki kimenyetso, bafatanye ari ubumwe nyine, banze gutandukana, akaba ari ubumwe bw'abana b'Inyange cyangwa se unity. Ngo twese turi abanyarwanda, iri ni ijambo ryumvikanye muri iryo joro ryo kuwa 18 z'ukwezi kwa gatatu 1907, ubwo abacengezi bari bamaze kugera mu ishuri ry'umwaka wa gatandatu. Hanyuma no mu wa gatanu iri jambo ryarumvikanye, bavuga ko twese turi abanyarwanda banze kwitandukanya. Ubwo bababwiraga bati abahutu hariya, abatutsi hariya, bagahita hava abanyeshuri bavuga bati twese turi abanyarwanda, nta bahutu nta n'abatutsi bari aha ngaha. Bagahita bamwe bahagwa, basiga ubuzima. Rero bana b'u Rwanda, rungano, twese turi abanyarwanda koko, kandi gahunda ya Ndi Umunyarwanda iratureba twese aho turi hose, haba mu bikorwa, mu migirire, mu migenzereze, mu mitekerereze, ndetse yewe aho turi hose twimakaza umuco w'ubutwari